Jean Fidele rero abareyo abo b'abacuruzi n'abaki noneho ni nkaho hajemo umuntu uje kureba niba koko iyo kipe irimo abo bantu b'ibipinga burya no kuvuga ko wenda ari leta yari bikoze nta wabihakana kuko ni RGB byanze bikunze nkuko babivuga yarashyizweho na RGB noneho hageze nawe batangira ntabwo bamwemereye bavuze ko ari umuyobozi w'umutsindirano yego voilà yego nibyo nyine yego noneho hagereye rero baturiye we rwose biranoroshye dushobora gupanga tukamukubitira kuri stade kapiteni yakurasa ntabwo yabura imbunda abantu barabazaga ngo ese ngo imbunda yayivana he kapiteni yayiburira he kapiteni afite ububasha bwo kuba yabona pisto wenda ashobora kuba nayifite kandi nanone nkavuga nti ntabwo wajya kuyobora abantu bameze kuriya harimo n'abantu b'intagondwa nk'uko Sadati yabivugaga ngo ugende uri gusa Rayon Sport iyobowe n'agatsiko k'amabandi mushobora kwisanga iyi kipe isheshwe nk'uko ya MDL navuze yasheshwe yego nizere ko aho muri bakunzi ba One Nation Radio Radio Diaspora Rwanda ijwi rya Diaspora Rwanda n'abandi batandukanye mwese mufite amahoro ya Nyagasani n'impamo y'Imana turabifuriza uyu munsi rwose nizere ko mumeze neza ndi kumwe na Rutagengwa Ibya Rutagengwa baramukanya Imana yewe ndakomeye rwose naramukanye nayo nkuko bimbajije naramukanye Imana kandi noneho ikomeje kutubeshaho kandi noneho n'ababa bagejeje igihe cyabo ikabahamagara niko bimeze niyo yabiremye kubera yuko abarundi niba baririmbye ngo kalendari yo mu buzima bwacu Imana yayigize ibanga kalendari mu buzima bwacu Imana yayigize ibanga yego kuko ntabwo uzi ikizabejo nta nubwo uzi n'ikiri bube mu isaha iri imbere uzi byabaye mu isaha yabanje yego ko ntabwo uzi aho uri bube muri isaha iri imbere bivuga ni ukuri pe ushobora gukekeranya ukavuga ati urapanga n'ibyo Imana ikabigiramo uruhare ariko noneho ya saha yawe yagera bikaba birarangiye ni ukuri pe kuko nagiye mbona umuntu agahaguruka mu rugo ari umufundi yakurira urwego agatirimuka akaba arapfuye yasize abwiye umugore we ati ndaje rwose ngiye guhaha turye ni ubuzima rero niko Imana yabigennye agakuru gasekeje nubwo wenda kanababaje umugabo wagiye guhiga bakahura n'imbogo ku muhiga ikamukubita ihembe mu nda mara akasohoka hanze agataha avuga ati nzanyamara sakuzana turarya umugore akagira ngo ati ntacyo ubwo utabonye imihore ariko wapfuye kubona amara ati nta mboga zitarya umutsima zana umugabo ati oya ati ntayanjye ubwo yari ariho yisubizamo nk'umuntu warashwe usanga amara yayafashe yego cyane numva ubuzima rero baburimo byinshi abantu baba bagomba gushaka imbaraga yaba ari izo mu mutima izo mu mutwe n'izo mu mubiri zo gukomeza gutera intambwe mu munsi ukurikiye kuko ntawamenya izo ntambwe ushobora gutera zishobora kuba arizo za nyuma cyangwa zikaba ari intambwe ziguhindurira ubuzima bwawe ndetse n'abawe yego urakoze cyako ndabona wambaye agashati k'ubururu wareba n'udufungo tw'umweru gahura na kipe ifanwa n'abanyarwanda benshi indi ngo ya kipe y'Imana se kipe irimo yegere ya kipe akira kipe ukihoramo yegere okay icyambere buriya abayirimo ntago babuze inyungu bayikuramo kuko ntabwo wajya muri yegere ntacyo uri bubone ntabwo wajya mu kintu kiri burare kikurisha umutima nta nyungu gifitemo ngo urare utekereje urare uhangayitse urare udasinziriye ku kintu udafitemo inyungu burya no mu buzima busanzwe niwipanga ibintu byinshi ugatangira gutekereza uburyo uri bubikore uba wishyize kuri pressure
gira ibyo wera iminu bishyire ku ruhande. Iyo kipe rero nayo buriya byanze bikunze sinzi niba ariyo wateganyije ko tuganiraho, ariko noneho niba ari nayo dukomeze nta kibazo cyane. Ni ikipe ubona ko rwose hagaragaye ibibazo mu buyobozi ukurikiranye imyaka iciyeho, ukarinda ugera kwa ba Sadati Munyakazi, ugakomeza kwa retired, ugakomeza n'ubuyobozi bwari buhari na ziriya komite zari zihari z'abakera bari bagarutse mu isura nshya ngo baje gushyira ibintu ku murongo. Hahozemo ibibazo, Sadati baramuvuze, yitwa nde retired Uwayezu Jean Fideli baramuvuga, hazamo n'ibibazo, tuza kubona n'intambara zaberaga kuri stade kugeza ubwo Jean Fideli yabwiye ati ngiyewe hageze uwunkoraho, mwarebe uko bigenda. Reka mpere kuri Sadati. Sadati ku buyobozi bwe ahantu yaje kuntungura cyane ni igihe yandikiraga umukuru w'igihugu. Rayon Sport mu by'ukuri bavuga yuko ariyo kipe ifite abafana benshi, ndetse uzarebe hari igihe kimwe Perezida Kagame yagiye kwiyamamaza i Nyanza, asuhuza abagiye i Nyanza n'abanyaruhango n'abanyabutare, yongeraho ngo namwe abareyo. Icyo gihe ni nabwo baheze bitera hejuru bati ashobora kuba afana Rayon. Urumva rero ni ikipe bamugani ifanwa n'abantu benshi, aho byari muri 2017. Yego, ifanwa n'abantu benshi, itanga ibyishimo mu bantu benshi, kandi burya siporo ni kimwe mu bintu bituma abanyarwanda bishima hano mu Rwanda. Noneho Sadati rero ubwo reka mpere kuri Abudara yitwara i Nyanza akiri meya. Murenzi Abudara, yego, yagarutse akiri meya. Ntabwo mpamya ko imbaraga yari afite cya gihe arizo afite ubu ngubu, cyane ko turi bunarebe ikimuzanye. Icyo gihe atwara ikipe i Nyanza, hari umusaza wasekeje abonye ukuntu amabisi yari atondetse umurongo yerekeza i Nyanza. Noneho umusaza arambwira ati uzi ko wagira ngo ni ishyaka rigiye muri mitingi. Abonye ubwinshi, ukuntu abantu bihambiriye, ukuntu bari mu madirishya y'imodoka, ukuntu bavuza amafirimbi, uretse ko nyuma yaho polisi yagiye ibaha marika y'uburyo bari bugende mu modoka yabo iyo babaga bagiye gukina. I Nyanza iragiye yikojejeyo, irongeye iragarutse. Noneho sasa aho ishyikiriwe na Munyakazi Sadati, iriya baruwa yandikiye umukuru w'igihugu, burya icyo gihe naravuze nti uyu mugabo ashobora kuba adafite abajyanama. Ubaye ufite abajyanama ntabwo wahurutura iriya baruwa yose y'amapaje agera muri 5, noneho ngo nurangiza ushyiremo uvangemo n'ibijyanye n'umutekano w'igihugu. Kuko yaravugaga ati nyakubahwa perezida, iyi Rayon Sport irimo ibipinga, irimo abantu bakorana n'umwanzi. Tayari burya yari yarikoze. Harya niho leta yagombaga gutangira gukurikirana, kandi ngira ngo ni nako byanagenze. Kuko iyo gihe naravuze nti uzi ko igiye kuba nk'ishyaka, hari ishyaka ryatangiranye n'ayandi hano muri leta yacu nyuma y'ihagarikwa rya jenoside n'ibohorwa ry'igihugu, ryitwaga MDR. MDR nayo mu gihe cyo muri 1995 muri iyo myaka nibwo batangiye kuzana ya macakubiri yabo yo muri MDR Parimehutu. MDR power. Oya Parimehutu, bagaruraga Parimehutu. Icyo gihe nibwo leta yarisheje. Naravugaga iyi kipe rero nayo itangiye aho abayobozi bayo, witwa ngo ni umuyobozi wayo, yanditse ibaruwa ashinja bamwe mu bayirimo yuko ari ibipinga ko bakorana na RNC. Burya harya ngira ngo niho leta yatangiye gutunga itoroshi muri iriya kipe, cyane cyane muri abo bayobozi bayo. Umuturage wo hasi wa wundi rwa rutabura itsindwe akarira, urya nta n'ikibazo afite. Izo politike nta aho zigiganira ntabwo abahazi. Wikimushimisha ni ukwisiga amarangi, akanyuraho anyuze hose bamuhereza icupa rya rikera, agenda yinywera akagera kuri stade yamaze kwisarira. Ibyo we ntacyo bimubwiye, n'abandi sizi harimo n'abagore. Bamara gutsinda APR bajya imbere y'umusirikare aho yibereye kuri patro bakagira batyo. Ibyo wenda ni ubufana, reka tubyihore. Ariko noneho burya Sadati ry'abaruwa ye yagaragaje ko harimo mbega badasenyera umugozi umwe, harimo gupinganwa no gushinjanya ibyaha. Nibwo rero RGB yabyinjiyemo ku nshuro ya mbere.
Rwanda Governance Board nibwo yabyinjiyemo ku nshuro ya mbere. Ibyinjiyemo ku nshuro ya mbere nibwo haje uwo retired Jean Fidel, retired captain. Jean Fidel rero abareyo abo b'abacuruzi n'abaki, noneho ni nkaho hajemo umuntu uje kureba niba koko iyo kipe irimo abo bantu b'ibipinga. Burya no kuvuga ko wenda ari leta yari bikoze nta wabihakana, kuko ni RGB byanze bikunze nkuko babivuga yarashyizweho na RGB. Noneho hageze nawe batangira ntabwo bamwemereye, bavuze ko ari umuyobozi w'umutsindirano. Yego voilà, yego nibyo nyine. Yego. Noneho hagereye rero baturiya we rwose biranoroshye, dushobora gupanga tukamukubitira kuri stade. Kapitene retired rero arababwira tumva jewe mbere yuko nkoraho waba warangije kujya muri ambulance ukajya muri morgue, je nkagenda nka reportinga yuko nakoze self defense. Batahaha bati ntago bishoboka. Kapitene icyo atakora niki? Officer w'inyenyeri eshatu wabaye mu headquarter ufite na company ya security, kapitene yakurasa ntabwo yabura imbunda. Abantu barabazaga ngo ese ngo imbunda yayivana he? Kapitene yayiburira he? Kapitene afite ububasha bwo kuba yabona pistol, wenda ashobora kuba nayifite. Kandi nanone nkavuga nti ntabwo wajya kuyobora abantu bameze kuriya, harimo n'abantu b'intagondwa nk'uko Sadati yabivugaga, ngo ugende uri gusa, kuko n'urugamba kuyobora Rayon Sport n'urugamba mu zindi. Icyo gihe rero nawe baramushyidikana baza no kumutera, niba ari pressure niba ari iki, bigeraho ararwara yigira kwivuza, agaruka yamaze kuyivamo. Nanone irongera irashyiditse, tugiye twumva hagiyeho Tadeyo, uriya mucuruzi wo mu Gakinjiro. Uriya mucuruzi wo mu Gakinjiro nawe wagira ngo afite ibyago, no mu Gakinjiro hari igihe yigeze kuyobora iriya koperative ya Darwa, nabwo baramusimbukana, leta iravuga iti wewe ugiye ku ruhande. Kugeza ubu ngubu rero aho byari bigeze, nabyumvise kuri Radio Rwanda, kuri uriya mugore Rigogarusi, ubwo yamwakiraga kuri telefone, ngiye kumva numvamo umuntu aravuze ngo Rayon Sport iyobowe n'agatsiko k'amabandi. Ndavuga kuri radio y'igihugu, radio y'igihugu, ni nkuko ni nk'igihe cy'amagrenade yaterwaga hano mu mujyi wa Kigali. Noneho wari umuvugizi w'igipolisi aravuga ngo ni FDLR. Iyo FDLR yabaye nk'ikomanga ku gatuza ngo ntimwari mwarahakanye yuko turiyo. Umuvugizi yemeje yuko duhari, ariko nyuma yaho yaje kwikosora. Noneho rero sasa kuri radio y'igihugu bavuze yuko Rayon Sport iyobowe n'agatsiko k'amabandi. Ndavuga ntariko se Rigogarusi, ariko bagenzi be baravuze bati itandukanye n'iryo jambo, ariko ijwi ry'uwabivuze ntago ryumvikanye neza. Ariko je naravuze nti karabaye muri Rayon ku mugaragaro, bamwe mu bayigize bahamije yuko iyobowe n'agatsiko k'amabandi. Noneho abanyamakuru bajyaga bakora izindi commentaire, narabandikiraga je ntabwo nzi abayoboye Rayon Sport, ni mu batubwire bose uko bakabaye komite yose niyumvira ayo mabanda yari. Ubwo naho ngaho bumburi yatangiye kuzamukira, ibiragarutse sigiwi harabitwa bamuvunyi, ni tsinda bayoboye, buriya sinjya amenya ibyayo, niba ari komite niba ari iki ntabwo njya mbisobanukirwa ibyabo. Iby'akanyenyeri, iby'imishinga bari batondetse aho ngaho y'uburyo amafaranga agiye kuboneka, ibyo byose mbyumva ku maradiyo ntago mbizi. Noneho nyuma y'icyo kiganiro cyaciye kuri Radio Rwanda, ibintu birayogera, bigera naho RGB yitaba inteko ishinga amategeko igiye gupresenta ibyayo, abadepite baboneraho kubaza RGB ikikora kuri Rayon Sport. Aho ngaho naravuze nti ahangaha ubwo RGB igiye kugarukamo bwa kabiri, mushobora kwisanga iyi kipe isheshwe nkuko ya MDN navuze yasheshwe. Erega bikomeje kuriya ntihagire igikorwa, banayisesi kavaho bakayisibanganya, noneho abari abareyo bakareba izindi bajya. Yego. Hanyuma icyo mbaza hano, leta kuba byinjiyemo igatangira no gufata imyanzuro, mukandaje musomere kuri itangazo ubu ntiyihuse, mu gihe twari twarabonye mu minsi ishize uwitwa Kamayirese
Jean d'Amour umenyerewe mu gucuruza impu yunze Aha. uwo Paul Muvunyi na Tadeyo Twagirayezu bakaganira, kandi iki cyari ikibazo cyashoboraga no gusenya Rayon Sport, bagashakisha igisubizo. Kuki badahaye umwanya ibi biganiro by'amahoro byari bihari mu buyobozi, oya byarabananiye, bagahitamo gufata umwanzuro wa nyuma? abariyo baricarana bakaganira n'ibyo bikagaragaza yuko baganiriye, ariko bamara gutandukana buri wese agatangira kuvuga ibi, naho ngaho bipfira. Gihe rwose amakuru ya siporo ndayakurikirana nkanayumva nkakaraga inshinge nkumva aya maradiyo yose. Noneho sasa burya n'ahandi ibintu bipfira mu bijyanye n'itangazamakuru. Urabizi neza yuko buri mu perezida wa ekipe afite itsinda ry'abanyamakuru bagomba gusigiriza ibibi biyirimo, bakagaba ibitero ku batavuga rumwe n'uwo perezida. Buri mu perezida wese afite itsinda ry'abanyamakuru atunze. Hari usanga afite radiyo imwe ikavuga indi ikayisubiza, bwaki indi nayo ikaza isenya bya bindi byose uko byakabaye. Burya urabizi neza yuko abanyamakuru bo muri siporo abenshi burya ibyo hari icyo bitwaye kuba abantu bavuga ku bintu bakarema content ituma abantu batekereza ku bintu biri muri siporo harimo ibibazo, hari icyo bitwaye. Ariko urabizi yuko mu banyamakuru nabo ubwabo bari batangiye ibintu byo gucagagurana. Sijui Karenzi, sijui Regis, iyo bigezeho muri press conference y'abanyamakuru umuvugizi wa BRIB avuga ati mva mugende mubambwirire ngo bamaze kurenga umurongo utukura, aho bari bazanye ibyo bita ama operation. Burya sinzi n'impamvu n'amaradiyo, sinzi impamvu Minisiteri y'Ubutabera itari yanabahamagara. Ni kubuhe buryo ufata ikiganiro kimwe ukacyita urukiko, kandi tuzi inkiko izo arizo, undi bugacya yakwimukira ku yindi radiyo akacyita urukiko rw'ubujurire, undi ati ni urukiko rw'ikirenga rwo mu mikino. Hariya abo bacamanza baca izihe manza bazigiye he? Bigiye hehe ubutabera, bigiye hehe? Ni bya bindi rero umwe aba ashaka gusigiriza akaza asenya undi. So mubishyize Rayon Sport, kuko Rayon Sport ntabwo yagaze neza uko bimeze ubu ngubu, nyuma yo gutsindwa na APR 3, gatsindwa na Yari 2. Bari ku mwanya utari mwiza, inyuma n'amanota 12 banza ari nk'aba 6 cyangwa aba 5 cyangwa aba 7, naho byashoboka kugerayo n'aba 5. Nta mutoza bafite, ntabwo bameze neza rwose. Urabona ko ibintu bitari ku murongo. Bavuyemo muri Confederations Cup batsinzwe mu buryo butunguranye na Singida, nyine ntabwo bameze neza k'umusaruro. Itangazamakuru uragira uti naha Rayon Sport igeze habi bifitemo uruhare cyane. Ubu urabizi neza yuko Rayon Sport ifite umutoza wungirije. Naramubonye kuri Stade Amahoro nagiye kureba umupira wa APR nayo, naramubonaga ameze nk'umuntu bajya gutera ishoti ukabona nawe niwe ushota mbere yabo. Avuga ntese uriya ni umutoza. Nuko rero aho igeze rero ubu cyakora ubu ngubu bimeze nk'imfubyi muri kano kanya, kubera yuko nk'uko uri bubisome uwaje yaje aje gushyiraho amategeko. Nyemerera dute tuhajya aho ngaho. Itangazo ryashyizweho umukono na RGB, ni Rwanda Governance Board, isobanura hanini hasohotse amatangazo 3. Reka duhere kuri heruka. Kuri heruka ari naryo rya nyuma ryasohotse mu masaha mu ijoro ryakeye rya Rwanda Governance Board rwose mu buryo bwaryo 25 Ugushyingo nibwo iri tangazo ryagiye hanze. Ni itangazo rya RGB ku muryango wa Rayon Sport, niko itangazo rivuga. Hashingiye ku itegeko nimero 56/2016 ryo kuwa 16/12/2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, rikanagena inshingano, imiterere n'imikorere yarwo, ndetse n'itegeko nimero 58/2024 ryo kuwa 20/6/2024 rigena imiryango nyarwanda itari iya leta
kuri uyu 25 Ugushyingo 2025 RGB yagiranye inama n'ubuyobozi bw'umuryango wa Rayon Sport hagamijwe gukemura ibibazo bikomeje kugaragara mu miyoborere bigira ingaruka ku mikorere y'iyi kipe. Iyo miyoborere yayo n'umusanzu wayo mu iterambere rya siporo mu Rwanda. Rirakomeza rigira riti nyuma yo gusuzuma byimbitse ibi bibazo, inama yafashe umwanzuro wo guhagarika inzego zose zari ziyoboye umuryango wa Rayon Sport, arizo inama y'ubutegetsi, ubwo ni za zindi bavugaga mu kanya, komite nyobozi, komite ngenzuzi ndetse n'akanama gashinzwe gukemura amakimbirane. Hashyizweho komite y'agateganyo ifite inshingano zikurikira: gusuzuma no kuvugurura amategeko y'umuryango wa Rayon Sport, gusesengura no kuvugurura inzego z'imiyoborere hagenwa n'inshingano zazo. Iyo komite y'agateganyo nta yanditsemo? Komite y'agateganyo yanditse RGB ntabwo yanditse aho ngaho mbere y'uko ujya ku byo bayishinze? Irahari. Abagize komite y'inzibacyuho ni komite y'inzibacyuho. Yego, ni bande? Ni Bwana Murenzi Abdallah wigeze kuba perezida wayo. Kandi yabaye perezida wayo iyo association y'abamuvunyi yo nta yari irimo. Ntabwo icyo gihe nayumvaga. Yego. Ngo ni ba basaza bashinzwe kwitabara. Komeza. Uyu niwe ukuriye komite y'inzibacyuho. Iyo komite irimo Maître Jean Bosco Nubumwe, ubwo ni umunyamategeko waho. Harimo Madamu Jose Akayezu, harimo Bwana Gakwaya Olivier, harimo Bwana Nsabimana Batisita. Yego. Icyo bashinzwe nyuma yo gusuzuma no kuvugurura amategeko y'umuryango wa Rayon Sport, bashinzwe gusesengura no kuvugurura inzego z'imiyoborere hagenwa n'inshingano zazo. Bashinzwe gukurikirana igenzura external audit ry'imikorere y'umuryango. Bashinzwe gusigasira ubumwe n'ubusugire bw'umuryango wa Rayon Sport mu gihe cy'inzibacyuho. Bashinzwe gukurikirana ibikorwa by'imirimo yose y'umuryango mu gihe cy'amezi 3. RGB izakomeza gufasha Rayon Sport mu ishyirwa mu bikorwa ry'izi mpinduka hagamijwe gutuma ikipe ikora mu buryo burambye bwa kinyamwuga kandi bujyanye n'amategeko ndetse n'amahame y'imiyoborere myiza. Izi ngamba ni intambwe ikomeye mu kugarura ituze no gukomeza gushimangira imikorere myiza mu muryango wa Rayon Sport. Yego, birumvikana ko umuyobozi wa RGB gusa nta mukono uriho ndetse nta n'izina. Ni ubuyobozi bwa RGB. Numvise na ba nyir'ubwite nabo basohoye ayabo, uwitwa Paul Muvunyi ndetse na Tadeyo, nabo ubwabo basohoye ayabo matangazo bavuga yuko habaye inama nk'iyo ngiyo ikaba yemerejwemo ibyo ngibyo. Noneho ibaze Rayon Sport imyaka yose imaze n'abo bantu bose bamaze igihe bayivurugutamo ikaba nta mategeko yagiraga, kubera yuko RGB yasanze nta mategeko igira. Urumva yuko mu byo bagaruye, mu byo iyo komite y'agateganyo izakora harimo no gushyiraho ubuyobozi. Noneho no mu bindi bagarutseho bashinzwe harimo kugarura ubumwe. Niba bashyizemo iyo ngingo yo kugarura ubumwe, muri yo harimo amacakubiri. Birahura se n'ibyo Sadate yavuze? Wenda biranahura. Erega buriya twe nuko turi hanze yayo, ariko byanze bikunze hari abantu bayicengera bayicukumbura bazi ibibazo birimo, bazi neza yuko buriya hari byinshi tutabona. Niba kuri radiyo y'igihugu harasohotse ijambo rivuga yuko ari agatsiko k'amabandi, hakaba harasohotse n'irindi rivuga ngo harimo abakorana na RNC, byanze bikunze harimo vuruguvurugu, harimo ibice bibiri, ubwo harimo wenda n'ibijyanye n'ibivangura ry'amoko. Ibyo nabwo numvaga abadepite bavuga ngo hajemo no guheza abanyenyanza n'abanyabutare. Urumva ko hari hajemo n'ivangura ry'uturere. Ni ukuvuga ngo iyi kipe rero abantu bayigize, kandi dore baraha hejuru hano muri Kigali mu ma etaje yabo no mu biki no mu bikorwa byabo, amafaranga yabo bafite niyo birirwa bakoresha cyane cyane mu itangazamakuru mu gukora ibyo byose. Ngubwo kuri radiyo y'igihugu Rigogarusi utarabashije gukavaringa iryo jambo ryari rihavugiwe
ubundi igihe naravugaga nti ubundi byakabaye ari n'ikibazo, ntabwo ari nk'ahandi yakabaye yirukanwe hakiri kare. Gutambutsa iryo jambo kuri radiyo y'igihugu burya n'ibintu bivuzwe n'amaradiyo yigenga nta kibazo. Aho ngaho habaho na droit de réponse, ukaza ugasobanura ukaba wanasaba imbabazi. Wenda n'uwabivuze yari rotiriye yasabye imbabazi, ariko noneho birumvikana yuko hagati yabo byanze bikunze harimo utuntu twinshi cyane twebwe tutanabona. Ari nayo mpamvu rwose nari natangiye kuyisengera mvuga ngo bayisese. Yego, ikipe irimo nk'ibyo ngibyo rwose. Ikipe ifanwa ngo waba utsinzwe, none se ubwo wasese ikipe ifanwa n'abanyarwanda bangana kuriya, utwo tuntu turimo hejuru werekanye ko kubikemura byakunaniye. Yego, kameramani umenya ari umureyo, mbonye azunguza umutwe. Utwo tuntu turimo hejuru twonyine utwo ngutwo, ubu ngubu RGB iyo idafatirana hakiri kare, ndabizi abareyo bari bunyatake muri comment, baranyataka byo kandi ndanabishaka banandike. Nyumvira, none se yitariho aperi ntiyakina n'izisigaye, ahubwo ubwo abareyo mwaba mushaka uwo mubyegekaho, murabizi yuko ibintu byose mugira bo mubyegekaho. Noneho rero sasa RGB ifatiranye hakiri kare, kandi urumva ikibazo cyatumye ba honorable député basaba uburenganzira speaker of parliament harya, yego, uburenganzira bwo kugira icyo babaza umuyobozi mukuru wa RGB. Urumva yuko ari ibintu byari bikomeye iyo bigeze aho abadepite bagaruka kuri icyo kibazo kitari no ku murongo w'ibyigwa. Urumva rero erega hari abantu bareba kure ibyo bibazo byose birimo aho ngaho, buriya hari byinshi twe tutamenya. Kandi noneho ubu twe turabisesengura tutari abanyamakuru b'itangazamakuru, ubu bo bari kuvuga ibindi, ubu ama operasiyo yabaye ama operasiyo. Yego, asuba koko Rayon Sport nuko ifite ikibazo gikomeye cyane gikwiriye kuba cyakigwaho n'inzego zo hejuru, agafatwa n'imyanzuro nk'iyi yo gusesa komite zose ziyoboye, cyangwa harimo ibindi bibazo tutazi. Ibyo nabikubwiye, nabikubwiye ukurikije izo ngingo bahaye komite y'agateganyo, inshingano bahaye Abudara, komite y'inzibacyuho. Wumve ko harimo no kugarura ubumwe bw'abareyo, ariko iryo jambo kuki utari kuryumva? Ni ikintu gikomeye cyane, kandi ni ikintu kiri sensitive ku buyobozi bw'igihugu. Ubumwe bw'abanyarwanda ni ikintu dore ikintu nari nibagiwe, ngo hari inteko rusange yagombaga kuba, noneho mu itangazo riyisubika riravuga ngo isubitswe kubw'umutekano w'igihugu. Noneho ukagira ngo iyo nama yari ije kuorganizinga ibitero byo gutera igihugu. None se urumva atari ikibazo? Tujye tureka iby'ubufana cyane ko wenda jyewe Rayon Sport nsa naho ndi umukeba wayo, ariko noneho ibyo bintu bitatu, turebe ibyo bintu bitatu bibaye mu myaka itarenze 5. Ibaruwa yandikiye umukuru w'igihugu, agatsiko k'amabandi, inama isubitswe kubera umutekano w'igihugu. Noneho iramuka ibaye hari ibyari kuyibamo bihungabanya umutekano w'igihugu, si bo ubwabo babyiyandikiye se? Yego, bararebye basanga hashobora kuba skandale, kurwana, kugira gute. RGB rero nibikemuye nkuko yakemuye iby'amadini. ADPR byari bigeze he? By'amadini si ubwo uburyo byakemuwemo byo bivugwaho rumwe. Ibi bitandukanye n'ibi. ADPR ntibyari bigeze kure, Isilamu ntibyari bigeze kure. Yego, aho ngaho RGB ntiyabijemo ikabikemura. ADPR burya byatangiye ryari? Byatangiye ku bwa Pasiteri Usabwimana Samuel, abo muri ADPR bamushyidikanye, avaho hajyaho Sibomana Jean ndetse na Tom Rwagasana. Abo nabo uburyo babashyidikanye bakarinda niyo bafungwa, nyuma yaho bakarekurwa, hakurikiraho nde ubu ngubu uriho ntago munsi, ariko nyuma yaba Sibomana ngira ngo bashyiditse inshuro zingahe, ariko mpamya yuko ubu ngubu biratuje.
isilamu byatangiye ku bwa mufuti gahutu, ubwo hari abari batangiye kuvuga ngo hazaba jihadi, hazaba jihadi. Ndibuka nkiri kuri radiyo najyaga nshyiraho amajwi yabo ngo hazaba jihadi, ari nabwo umwe mu bayobozi ba isilamu yaje gupfa mu buryo butunguranye, baje kumushyingura hano ku irimbi barwanirayo bakubita n'ibitiyo. Ikigaragara ko ibintu byari bikomeye nuko bagishoza iyo ntambara ntabwo wamenya haba afite imbunda babakirane bavuye bari aho ngaho mu buryo butazwi. Ni ukubera yuko ibintu byari bigeze habi, iyo babireka biba byarakomeye. N'umuriro rero RGB ibijemo. Reka turebe icyo Murenzi Abudara agiye gukora muri izi nshingano ze. Rayon Sport ifite imikino, simpamya yuko hari amafaranga afite yo kuyitunga muri ino minsi. Ntabwo ayo yari afite akiri meya wa Nyanza, ubu ngubu ari afite n'ijambo yari afite ntabwo ari ryo agifite. Reka rero turebe iki iyo nzibacyuho iri bukore, cyane ko ubwo raporo bazayishyikiriza RGB hanyuma ibintu bikagenda neza. Reka dutegereze turebe icyo inzibacyuho iri bukore mugani wawe, kuko ntekereza ko kivuze mu kanya hakwiriye gushaka ibisubizo. Nkeka ko yaba ari option Z gusesa umuryango nka Rayon Sport, ikipe ishimisha abantu bangana kuriya bakishima. Ahubwo ntekereza ko hari ibisubizo byinshi u Rwanda rwashatse ku bibazo biremereye, yaba ari ukunga abanyarwanda mu bumwe n'ubwiyunge, yaba ari ugukemura ibibazo igihugu cyagize mu myaka 31 ishize, 30 n'ingahe. Ntekereza ko hari umuntu hajya gutwereka agafilimi kera gasobanuye nyuma nuko yaje kwitaba Imana kubw'uburwayi witwa Yanga. Rero wajyaga avuga ati mu gihe harimo nka filimi irimo nk'umuntu umaze kurwana n'umuntu ukomeye, hakaza noneho udakomeye cyane nka wa wundi, avuga ati ntiwarya amateke umucaro kunanire. Yego. Ntekereza ko u Rwanda rwahanganye n'ibibazo birenze bya Rayon Sport. Ni nayo mpamvu nyine RGB bijemo. Hari byinshi RGB yagiye ikemura ku bwa madamu Usta Kayitesi bijyanye n'amatorero. Ibi byo rwose ni ibintu simple, kandi noneho mpamya yuko Abudara ni umuntu wereweka cyane, uko biri kose hari icyo ari bukore. Tubyizere. Yego. Vyatereka gushimire cyane. Asante sana.